Bana b'Imana, nimwakira ikimenyetso cy'umukiro. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri wa gatatu w'icyumweru cya mbere cy'igisibo, tariki 4 Werurwe 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yonasi, umutwe wa 3, umurongo wa 1 kugeza ku wa 10. Zaburi ni ya 51. Ivanjili yanditswe na Luka, umutwe wa 11, umurongo wa 29 kugeza ku wa 32. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe abantu bamaze guterana ari benshi, Yezu arababwira ati, abiyi ngoma n'abantu babi barashaka ikimenyetso, nyamara nta kimenyetso bazahabwa atari icya Yonasi. Nk'uko Yonasi yabera Abanyaninive ikimenyetso, ni nako Umwana w'umuntu azakibera abiyi ngoma. Ku munsi w'urubanza, umwamikazi w'igihugu cy'epfo azahagurukira abiyi ngoma maze abatsinde, kuko yaturutse iyo gihera aje kumva ubuhanga bwa Salomoni, kandi hano hari uruta Salomoni. Kuri uwo munsi w'urubanza, Abanyaninive nabo bazahagurukira abiyi ngoma maze babatsinde, kuko bumvise inyigisho za Yonasi maze bakisubiraho, kandi hano hari uruta Yonasi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, amasomo y'uyu munsi araduha ikimenyetso cyo kwisubiraho. Yezu muri iyi Ivanjili abajwe namwe banangiye imitima, bari kumupinga bakamuhinyuza bamusaba ikimenyetso kivuye mu ijuru, kandi Yezu ubwe arahibereye, niwe kimenyetso cy'ukuri. Yonasi wamaze gatatu mu nda y'ifi agiye mu butumwa wo kuburira abaturage b'Ininive ngo bisubireho. Iyi minsi 3 mu nda y'ifi yagenuraga iminsi 3 y'urupfu n'izuka bya Yezu. Yezu wamaze gatatu mu mva. Izuka rya Yezu niryo shingiro n'izingiro ry'ubuzima bwa Gikristo. Nicyo kimenyetso gikomeye Yezu yaduhaye ko yatsinze urupfu. Iminsi 3 ya Yonasi mu nda y'ifi n'iminsi 3 ya Yezu mu mva, uyu mubare 3 mu Gihebureyi ni jumelle, bisobanura perfection, ubutungane cyangwa ubutagatifu. Uyu mujyi wa Ninive kuwugenda byari iminsi 3. Nyuma yo kubona inkuru za Nyagasani, bemeye kwisubiraho barahinduka, bareka imigirire yabo mibi, bagarukira Imana. Nuko rero hasigaye iminsi 40. Nanone umubare 40 mu Gihebureyi ni memu, periode d'essai, igihe cyo kugeragezwa. Ni igihe kandi gikwiye kandi gihagije cyo gutegereza no kwakira inema z'Imana. Abanyaninive nta kwiregura, babonye igihe gihagije cyo kwisubiraho, kwihana, none Imana yarabababariye. Muvandimwe, iki gihe cy'igisibo ni igihe natwe gihagije ku mukristo cyo kwishyira mu murongo, kwisubiraho, kwikosora bikuvuye ku mutima, nta wundi biguhatiye. Igihe gihagije. Ubunararibonye bugaragaza ko iyo ufite ikosa hakagira undi guhatira kurireka, yego ushobora kujijisha ukarireka by'akanya gato, no kugira ngo waruje gukuburira kuvaneho induru, ariko yari umugambi wawe wenyine wifatiye nta biguhatiye, urikosora neza, kandi izo ngeso mbi ukazicikaho burundu. Kwifatira icyemezo cyo kwisubiraho. Mu gisibo padiri yigeze abwira abakozi bakoraga kuri paruwasi ati, muzi ko umukristo wese agomba gusaba penetensiya mu gisibo yitegura neza Pasika. None rero mwebwe kubera imirimo hano kuri paruwasi ndazirikana ko mutabonye uwo mwanya. Ubu rero tugiye gukora umwiherero muri wo, buri wese araza kwigorana Nyagasani ubundi asabe penetensiya. Nuko abakozi bose bitabiriye iyo gahunda, bamwe baza bijujuta bati, reka mpfe gusaba penetensiya padiri ataza kundeba nabi ngo napinze gahunda ye. Abandi bati, nge sinajya gusaba penetensiya padiri ataza kumenya amakosa yanjye, kandi yarazi ko ari nge ntungane muri abakozi bose. Reka noye kujyayo maze akomeze yemere ko nta byaha ngira. Mbega mwebwe bavandimwe, ikigaragara iyo mugenzi wakugiriye inama z'ibitagenda neza, hari ubwo umwakira nabi, ukamutuka, ukivumbura, ugatangira kumugisha impaka, yewe ugacurika indahiro, ukanabihakana ngo arakubeshyeye ngo ni umwanzi wawe. Uburyo bwizewe bwo gutera intambwe mu bukristo ni ukwikosora, ukisubiraho, ukiyinjiramo, ugatondeka inenge n'amakosa yawe yose muri wowe. Ntugategeze ko wakubonyeho ikosa ari uzaza kurikubwira. Dore muvandimwe, ufite igihe gihagije muri iki gisibo. Uzashake umwanya wiherere byibuze rimwe mu cyumweru, ushake nk'agasaha kamwe ka rokeyoma, kwiyakira, kwiyegeranya n'Imana, kwigarura mu murongo, kwisuzuma, winjiremo ubwawe. Nuko rero nawe umukristo, niba ushaka ikimenyetso kivuye mu ijuru, nta kindi uzabona
usibye iki gisibo, kugumana na Yezu, kuba uri kumwe na Yezu, kuba ufite Yezu, iyi minsi 40 igihe gihagije kandi gikwiye cyo kwisubiraho. Ntuzarangare ngo imigisha y'Imana abanyaninivi bayigutanye, kandi wowe uri umukristo wamenye Yezu, ufite Yezu buri munsi, uramuhabwa mu Karistiya buri munsi. No kwitonda mu Kristo, umupagani ashobora kugutanga mu ijuru. Ngiye ikirere ikimenyetso cy'umukiro, ikimenyetso cyo kwisubiraho Yezu aduhaye. Yezu wadupfiriye akazuka, aduha ubuzima. Yezu kuba uri kumwe natwe warakoze. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladislas, murezi mu Iseminari ya Mutagatifu Aloyizi, Diyosezi ya Cyangugu. Yesu wanutiye byose.